niba Imana igufiteho umugambi ntaho umugambi w'Imana ugira ute ujya icyo Imana yakuvuzeho kizagira ute kizasohora. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma ndakomeza ndagenda ngeze hariya mu Kidaho ndabyibuka muri ya telefone nari mfitemo memory card inzara yanyishe bimeze nabi sinzi ahantu nasomye nsanga ahantu bakora amaradiyo bakora amatelefone ndavuga ati ko biri kose ahantu bakora amaradiyo bakaba bakora amatelefone iyi memory card bari buze kuyigura. Ndagira nababwira ati mfite memory card mumfashe muyigure. Barambwira ngo zana turebe. Barayireba ni memory card nari naraguze 3500. Bayirebye baravuga ngo turaguha ibiceri 500. Arambwira ngo uzagenda umbwirira abantu banjye bafite inzitwazo ku murimo w'Imana kwaje gukuraho inzitwazo nuko inzitwazo bafite zikagira ute bakazikura imbere yanjye. Hanyuma marayika yakomeje amfata ukuboko aranjyana ngazana muri gare arambwira ngo itegereje urebe. Nagiye kubona mbona marayika afite amatike arimo arahereza abantu, harimo abo yahaga amatike bakayakira, hari n'abatarayakiraga. Hanyuma abayakiriye yarabafasha bajyana mu modoka, nabonaga ari imodoka ya kwasiteri. Ngiye kubona ngo mbona arimo arabatwara, bageze mu nzira batari bagera iyo bagera mbona batangiye guca hehe. Numva ijwi rimbwiye ngo mwana wanjye humura ndi kumwe nawe. Nanone ijwi rirambwira ngo ambuka ujye mwakira cumba urebe, hari harimo ibyumba 2. Narambutse njya muri ico cumba, Imana indangiye ngigezemo nsanga harimo amahembe, nsanga harimo bya bintu abantu baterekera. Arangije arongera arambwira ngo genda ubwira abajyamye babyuke, niba atabyuka nzagaruka ngira ute mbibyukirize, ibiduhiga bishize natwe tuzagira ute tuzabaho. Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Yes, reka twe tubasuze tubifurize byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi amanywa ndetse n'ijoro. Reka tubifurize umugisha w'Imana aho muherereye hose mu mpande zitandukanye zigize iyi si dutuye. Nge nitwa Ben, iyi ni Ibigwi byanjye TV. Reka tubahe ikaze, tubibutse gukora subscribe ku muntu utarayikora kugira ngo tujye tubana nawe umunsi ku munsi. Kuri kamera muri kuhabona umuntu navuga ngo udasanzwe. Reka mbanze mwakire muri kaze atwibwire kugira ngo tuze kora mu kiganiro tuziranye. Karibu. Amazina. Nitwa Zaninga Christina, Imana ibaho umugisha. Zaninga Christina. Yego Christi, ntago ndifuza ko twinjira mu kiganiro. Imana iri kumwe natwe. Watwingingira Imana ikabana natwe muri uyu mwanya. Iko bimeze. Imana turagushimiye. Uri Imana y'amahoro kandi uri Imana etwitaho ku manywa na nijoro. Ubereye maso abagushaka bagutegereje bakakubona. Umwanya nguyu reka uri kubane natwe, ineze y'Imana ibane natwe, tugirire neza tukubonereho umugisha kandi data wa twese uri mu ijuru uzubane natwe udushigikire. Ubwiza bw'Imana bubane na buri mwe wese uzumva aya magambo, izina ryawe rihabwe icubahiro. Urakoze nubane natwe kandi ukomeze kudushigikira, ko niko dusenze twise mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amakuru y'imisi meze muti? Tumeze neza turashima. Yego, ko mbona umeze ukuntu ntago urarya. Oya, uko biri kose usanze hano ndimo ndasenga. Ariko mu kanya ndibuze kurya nta kibazo. Ni ngombwa ko umuntu wese usenga abatariye? Oya, biterwa. Yego, uvuze ngo wariye. Aha tugusanze ni mu butayu. Kuki wahisemo kuza gusengera mu butayu? Niho umutima wanyerekeje. Ngira ngo muri kurebera kuri Yesu ahari ko nawe yafashe igihe akajya mu butayu gusengera yo masengesho iminsi 40. Nabyo birashoboka. Nabyo birashoboka, ubundi tugomba kurebera ku batubanjirije. Yego. Christine, umuntu utakuzi yakumenya gute? Christine ni muntu ki? Christina ni umunyamasengesho. Christina ndakijijwe. Christina ndi umuririmbyi, ndi umuvugabutumwa. Christina wambonera ahantu henshi. Yego. Uzi ko Imana imbwiye yuko ngo uri umuhanzi. Yes. Nabyo iyo byemeye bibaho nta kibazo. Uri umuhanzi. Yego. Uraza nacyo kutubwira platform zawe cyangwa se aho umuntu yabasha kubona indirimbo zawe kugira ngo abantu badukurikiranye nabo bashe kuba bamwe mu bantu bagukurikira. Yego. Yego Christine, ndashaka yuko wenda tuza kwinjira cyane mu buhamya bwawe kugira ngo byibuze uyu munsi cyangwa se uyu mwanya umuntu dukurikiranye aze kugira ikintu
gikomeye akuramo, ngira ngo hari ibintu byinshi byamwubaka mu buzima bwawe wagiye ubamo ugiye butandukanye. Kristi, urabuhera he kugira ngo abantu baze kugira inyigisho runaka bakuramo? ntabwo nabura aho muhera bitewe wenda n'ubuzima nanyuzemo cyangwa se naciyemo. Yego, ntacyo uragenda uduciramo muri make, kubera yuko nzi neza yuko wenda imyaka umaze muri iyi si ntabwo waturondorera ubwo buzima bwose ngo bize kudukundira. Uwo mwanya ntitwabone ko navuga, ariko gake gake, etape kuri etape, ugenda usimbuka iby'ingenzi biduha biraza gukunda. Reka nkwe karibu tuganirire. murakoze. Imana ibaho umugisha, mwemeye kuduha ikaze. Ni ukuri namwe Imana ibashigikire kandi ikomeze ibagure. Yego, Imana ishimwe. Hanyuma hari umuririmbyi ukunda kumfasha wenda uvuga ngo umurimo w'Imana wishwe n'abakozi badakomeye. yego, umurimo w'Imana wishwe n'abakozi badakomeye, si intambara. umurimo w'Imana wishwe n'abakozi badakomeye, si intambara. Nehemiya atangira kubaka, abanzi be 3 barabimenya, bamutumaho ngo babone uko bamwicira umurimo. Nehemiya atangira kubaka, abanzi be 3 barabimenya, bamutuma ngo babone uko bamwicira umurimo. Turasenga bariya bose baradukangi, sangwa amaboko yacu atende buke, umurimo wawe ntukorwe, ariko Mana nkomereza amaboko. Imana ishimwe. Hanyuma hari hakurikiye igice kivuga ngo Nehemiya arimo kubaka, ngo nuko Sanibalati na Tobiya barabimenya, ngo barangije baramuhamagara baramubwira ngo manuka duhurire mu kibaya. Ngo hanyuma Nehemiya babwira ijambo rikomeye, ngo arabitegereza ngo asanga namanuka akabasanga mu kibaya bazamwicirayo. Haravuga ngo nta gihe mfite cyo kumanuka ngo mbasanga aho mugize ute, aho muri, ahubwo umurimo wanjye uracagize ute, uracakomeje. Imana ishimwe cyane. Mvugire ngo amen. Amen. Hanyuma tunejejwe n'Imana mu mutima. Biratunguranye kuba nje kuri kamera, ntago nari mbyiteguye, ariko burya ngo umusirikare ahari hose ahora yiteguye ko igihe cyose bamwohereza ku rugamba. Hanyuma Imana ishimwe cyane. Kandi burya ndimo nsenga, numvishijwe rimbwiye ngo nimbwira abantu ngo iyo umugeni ari mu gatimba ndetse ari kumwe n'umukwe ndetse abantu bahari, ngo naho bamuvuga ngo ntabwo akibaguza, arakomeza akaba mu gatimba, akareba ugize ute, umurangaje imbere. Imana ishimwe. Hanyuma rero abantu bari guhura n'ibyo bigeragezo, ni mukomere kandi mwihangane nubwo intambara zihari, ariko Uwiteka arambwiye ngo umuntu uri mu gatimba ntabwo akibaguza, naho bamuvuga yumva, uko biri kose ntabwo akibaguza. Imana itugirire neza. Hanyuma Imana ibaho umugisha. Umunsi umwe nari ndimo nsenga, nari ku rusengero, Uwiteka avugana nanjye ambwira amagambo akomeye. Arambwira ngo mwana wanjye ugiye kwinjira mu rugamba rukomeye, ariko nubwo ugiye kwinjira mu rugamba rukomeye nzabana nawe. Imana ishimwe. Hahirwa ab'Imana ivugana nabo ikababwira ko izabana nabo mu ntambara zose bacamo. Hanyuma ndabyibuka yari umuyobozi w'amasengesho wari umbwiye iryo jambo, ambwiye ngo nubwo urugamba rukomeye ariko nzabana nawe. Arangije agereka ijambo rikomeye, arambwira ngo Imana igiye kukwigisha umuntu. Ntangije ndibaza ukuntu Imana igiye kunyigisha umuntu. Imana itugirire neza. Hari abantu benshi bigishijwe n'abantu, ariko Uwiteka Imana akabana nabo. Hanyuma bwarakeye umuntu arampamagara, wari uzi ubuzima bwacu, yarazi ubuzima twari turimo. Hanyuma arambwira ngo mbese, ampamagara ari muri gare, arambwira ngo mbese uri hehe, ndamubwira ngo ndi mu rugo. Arangije arambwira ngo mbese bwa buzima uracaburimo. Twari turimo tuganira, ndamubwira ati ubuzima rwose turacaburimo, nta kintu Imana yari yakora, ariko turabyizeye ko Imana izabikora. Hanyuma arangije arambwira ngo rero manuka unzanjye hano muri gare tuvugane.
arangije ayongeraho ijambo rikomeye arambwira ngo mbese ningurangira akazi kariko kose uzagakora. Namubwira ngo akazi kariko kose nzagakora, icyo akora akazi ntazakora nako gusambana, mbese akazi kadahesheje Imana icubahiro ako ntabwo nzagakora, ariko agahesheje Imana icubahiro nzagakora. Yarambwiye ngo ihute cyane unzanjyana muri gare. Narahamusanze mpageze aransuhuza nk'umuntu tudasanzwe tubonana, hanyuma arangije arambwira ngo buhagaze aho ngaho ndaje. Yaragiye amanuka munsi ya gare, ragaruka. Amaze kugaruka numva ko munsi ya gare yahamaze nk'iminota nka 30, nanjye nkimutegereje hehe muri gare. Yaragarutse icyo gihe hari nka ryari? Yego ko nari ndi umukobwa hari imbere ya corona. Hanyuma yaragarutse ansanga n'ubundi muri gare, arongera aransuhuza mpobera. Ntibaza umuntu ko yansuhuje kabagarutse akongera kampobera na amahoro. Hanyuma muri uko kumpobera numva ko ubuzima bwahise mbese bwahise buhinduka. Ubuzima bwahise buhinduka, angira nk'umuntu w'ikigoryi akiguhobera, akimpobera inshuro ya kabiri. Yahise ubuzima bwahise buhinduka. Hanyuma dangije na haciyemo umunsi umwe nk'ejo nibwo ubwenge bwagarutse, nabwo dusa naho twageze Uganda. Uko nageze Uganda byo ntago wabimbaza, nuko aho twaciye hose ntago mpizi, ariko gare yari twari turi Musanze. Muri Musanze. Yego twomeze. Hanyuma tugeze Uganda ahantu twaviriye mu modoka. Hanyuma ndamubaza kubera iki naherutse turi muri gare i Musanze, hanyuma hano twahageze gute, mu buhe buryo? Atangiye kubona nimo gushaka kumubaza, arangije arambwira ngo nabonye ko nimbikubwira utari buze kubyemera, nanjye ngoresha ubwanjye buhanga mbitamenya majagize ute akoresha. Hanyuma maze kubimubaza arangije arongera navuga ngo yakoze ku giti, ubuzima burongera burahinduka. Nongeye kubona isura yanjye, nongeye kubona ndi mu mubiri. Tugeze ahantu hari inyanja nini cyane. Iyo nyanja nabonye harimo ubwato, ubwo bwato bwatwaraga imodoka bugatwara abantu, mbese igikoresho cyari cyo cyose ubwo bwato bwaragitwaraga. Hanyuma nta kindi nari buvuge, narasenze mu mutima mbwira Imana ngo Mana wampaye amasezerano menshi, uvugana nanjye, nzi ko wavuganiye nanjye ahantu henshi, mu mazi wavuganye nanjye, wasezeranye nanjye amagambo menshi. Yego. Kubera iki wemeye ko nza gupfira mu gihugu c'abandi? Numva ijwi rimbwiye ngo mwana wanjye humura, wibuke ko nakubwiye ngo ngiye kukwigisha umuntu. Hanyuma twuriye bwa bwato turagenda. Hano twaviriye mu bwato nanone twagiye n'amaguru. Numva aho hantu twageze saa 12 twinjira mu nzu. Iyo nzu twinjiyemo twasanze abantu 3, uwo mugore abo wa 4 nanjye mbo wa 5. Imana itugirire neza. Muririmbyi ni wavuze ngo mfite ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka kandi kikagira ute kigakomera. Imana itugirire neza. Hanyuma twinjira muri yanzu, batwakiza banyakije niba ari amata byo simbizi, ariko bampaye agakombe gatoya akangaka bahera mu mwana, wenda amata y'umwana cyangwa si icayi barampereza, ariko ndababwira ngo ntago njyanywa amata. Umwe muri bo arambwira ngo kubera iki nagiye kubona mbana wa mu mama twazanye asa n'usohotse. Uko yasohotse nabwo yongeye kugaruka. Bavuze mu Kiganda, wa muntu wambwiye ngo kubera iki ansobanurira mu Kinyarwanda. Arangije aravuga ngo niba warasenze Imana, Imana wasenze igukure hano. Ariko haleluya, Imana ishimwe. Iyo nibutse neza y'Imana, nyibuka ahantu Imana yankuye, numva nyiramburiye amaboko, nkumva nayikorera bidasanzwe. Imana ishimwe. Hanyuma ndakomeza ndasenga ninginga Imana mu mutima, ariko nubwo nayingingaga numvaga umutima utari aho ngaho. Numvaga ko bagiye kunkorera ibintu bitari byiza cyane. Imana mu mutima, nari mfite telefone yari itagira umuriro, ariko yari iri mu mufuka. Ubwo nayiherukaga ndi muri gare i Musanze. Hanyuma naje kwibuka ko mfite telefone kuri uwo munsi twagezeyo. Hanyuma barangije barambwira ngo kubera iki utajya unywa amata. Ndababwira ati nanjye sinzi impamvu ntayanywa, nanjye nuko nabyisanzemo. Hanyuma barongera bambwira ijambo rikomeye, barambwira ngo niba warasenze, ndetse barongera barabihamya ngo niba warasenze Imana usengiza kugira ute igukure hano. Barasohotse bageze hanze barafunga, bafungira inyuma.
bamaze gufungira inyuma, hanyuma ndakomeza ninginga Imana nibaza ibintu bimbayeho, gusa nari meze nk'igishushushungwa ntazi yondi, kubera ko mbese ninjye gitangaza nabonye kubona wari uri mu Rwanda ukongera ukisanga ahantu utazi, ninjye gitangaza gikomeye cyane rwose. hanyuma ndangije numva ijwi rimbwiye ngo mwana wanjye humura ndi kumwe nawe. Yego. Nanone ijwi rirambwira ngo ambuka ujya mwakira cumba urebe, hari harimo ibyumba bibiri. Narambutse njya muri ico cumba, Imana indangiye ngigezemo nsanga harimo amahembe, nsanga harimo bya bintu abantu baterekera bakoresha hari. Yes, nabonyemo amahembe, mbonamo intebe, mbonamo ibiki, hari harimo ibintu byinshi n'ibintu bikozwe nk'abantu. Yes, ngiye ku giti cyanjye bitantekereza ko ari hehe, ari mu bacunyi. Hanyuma mbwira Imana ngo Mana, nzi ko wavuganye nanjye, nzi ko wasezeranye nanjye, kandi koko. Hanyuma ndongera ndavuga ati Imana uzambabarire, Imana itugirire neza. Hanyuma numva ijwi rimbwiye ngo ongera winjire mu kindi cumba. Kindi cumba nacyo nshinjiramo nsanga nta kintu kirimo, ariko numva ijwi rimbwiye ngo reba ku idirisha. Idirisha ndirebaho nsanga ni idirisha rifungishijwe agasumari. Hanyuma ndafungura, ijwi ry'Imana rirambwira ngo ngaho hengereza hanze. Ndahengereza mbona nta muntu hari, ijwi rirambwira ngo ngaho urira. Naruriye ngeze hanze, ntumva ijwi rirambwira ngo kata inyuma y'iyi nzu. Ngeze inyuma y'iyi nzu nsanga ni ahantu hari irimbi. Inyuma y'iryo rimbi nsanga hari ishamba. Imana itugirire neza. Haleluya! Imana itugirire neza cyane. Ineza y'Imana irakomeye, kandi bitangaza Imana yakoze birenze ubwenge bwanjye, sinabivuga ngo mbirondore. Gusa icyo nzi neza nuko nzi ko Imana igikora ku buzima bwanjye. Imana ishimwe. Haleluya! Reka ngubwire ngo ubana n'umuntu uzi ko ari umuntu muzima, uwo muntu twarabanaga mu buzima busanzwe, uwo muntu twarabanaga ni umuntu twagendanaga, wari uzi ubuzima bwacu, ariko nyuma yahaza guhinduka abamubi. Abantu babaye babi, abantu babaye abagambanyi, abantu bakwica ureba, ariko Yesu we izo nama zose ntabwo abazirimo, araza akatugwanirira intambara zikomeye, akaduhumuriza mu bigeragezo, akavuga ngo mwana wanjye nubwo urugamba rukomeye nzabana nawe, nzagushigi. Aleluya! Tope estaya bonesire. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ndangije numva ijwi rimbwiye ngo ambuka ujya mu ishamba, ariko nari nyuze kuri iryo rimbi. Nuko ninjira muri iryo shamba, ngeze muri iryo shamba bwarimo bwira, ahantu nicaye ntabwo Imana yemeye ko mpicara. Narakomeje ijwi ry'Imana ryarambwiye ngo egera inyuma gatoya. Narahegeye. Reka nkubwira ngo igisimba kibi ni umuntu. Igisimba kibi ni umuntu. Iryo shamba narirayemo buca mu gitondo. Imana itugirire neza cyane. Numva ijwi rimbwiye ngo ngaho haguruka hano ugende. Muri icyo gihe numvishe iryo jwi, nibwo nongeye gutekereza ko mfite telefone, ariko reka nkubwire ngo telefone yari yazimye. Ndongera ndayatsa bundi bushasha. Hanyuma ngimara kuyatsa, ndabyibuka mwarimu wanjye wanyoboraga ku rusengero niwe wampamagaye. Ampamagaye kubera n'ubwoba bwinshi n'ahamuka byinshi, nanga kumwitaba. Arongera ampamagara inshuro ya kabiri, ndetse ampamagara inshuro ya gatatu, arambaza ko ndi kugwamagara nkumva iyi nomero yawe isa nkaho itari hano mu Rwanda, uri heke. Nibwo namusobanuriye, mubwira ukuntu byangendekeye, mubwira n'ahantu ndi. Arangije arambwira ati rero urira igiti, numara kucurira ureba ahantu hari amazu aba ariho ugenda ugira ute werekeza. Imana itugire neza. Naruriye cya giti mbona amazu ni nkuko wabona inyoni iri kure cyane, mbese utahita uyifata. Manuriye igiti mbona amazu ari kure, ariko uko biri kose rya shamba nubwo nari maze iminsi ariko Uwiteka yabanye nanjye. Imishubi irimo icwatagura, amaraso ari menshi cyane, ariko Imana ikavugana nanjye ikambwira ngo mwana wanjye ahantu ntabwo ari aho gupfira, ahubwo nakubwiye ko njye kukwigisha estaya bonesile gustinevo. Nakubwiye ko njye kukwigisha iki umuntu. Imana itugirire neza.
ariko hareruye. Ni ukuri Imana yanyigishije umuntu ndamubona uko ameze n'uko ateye. Yesu ariko abana nanjye. Birashoboka ko nawe Imana yakwigishije umuntu ntufate, ariko reka nkubwire ngo Yesu ntabwo ajya arambirwa kudutabara, nta nubwo ajya arambirwa kuturengera. Ajya aduha amakuru, akatubwira ibizatubaho, akatubwira n'ibyatubayeho, akavuga ngo mwana wanjye humura nzabana nawe, akakubwira ngo mwana wanjye humura nzagushigikira. Icyo nzi neza ni uko Imana itazadutererana mu byago no mu makuba. Imana, haleluya, tope estaya bonesire. Imana ishimwe. Dufite ibyiringiro ko Yesu ari kumwe natwe, nubwo twanyura mu muriro, nubwo twaca mu ntambara, ariko Uwiteka Imana ntabwo azemera ko dutembanwa n'amazi, nta nubwo azemera ko dusha. Haleluya, tope estaya bonesire gustine vosanse doveria eniwa topa estaya bonesire. Imana itugire neza cyane. Nayo nawe yarihanganye, yihanganira ibimugerageza, aremera, arihangana, aremera, aratukwa, umugore waramwihakana, ariko arangije aravuga ngo ntabwo nzihakana Imana yanjye, ntabwo nzayivaho, nzayirambararaho. Reka mbabwire ngo namwe nimukomere ku cyo mwumvishe, namwe nimukomere ku cyo mwahawe, nimukomere kuri iyi Imana yacu idufitiye amakuru. Ntabwo izadutererana, nta nubwo izaduhana. Oya, Imana ifite umugambi muremure kuri twe. Imana ishimwe. Helewa do pastaya bonesire. Imana itugirire neza cyane. Reka ngutangarize ngo Imana igufiteho umugambi muremure. Haleluya. Imana igufiteho umugambi, Imana igufitiye amakuru, Imana idufashe cyane. Hanyuma Imana idushigikire. Ndabyibuka ndi kuva muri iryo shamba, ahantu nageze bwa mbere, nagiye kubona mbona umwana w'umukobwa akimara kumbona ariruka bitewe nuko yarambonye ko nari mvuye muri iryo shamba meze imishubi yanyisha amaraso ndimo ndavirirana. Hanyuma ariruka, ahantu yirukiye niho namusanze. Nuko ngeze kuri iyo nzu bansubije bari mu nzu, nge ndi hanze. Yesu atugirire neza. Hanyuma barambaza ngo mbese iwanyu ni hehe? Ntababwira. Barambaza ibyo bari bashaka kumbaza. Umwe muri babana arangije arambwira ngo nanjye ahantu mvuka ni Bugesera. Hanyuma nukuri Mana yanjye arabizi, njya muvugamo kenshi muri social media. Imana ijye kumpera umugisha, wangiriye neza. Imana ijye guha umugisha buri munsi, kandi nukuri Imana ijye kugirira neza. Hanyuma barangije barakingura, bashusha amazi, bafata agatambara basanga aho bari kunyomora. Urukumva byari bikomeye, ariko Yesu akomeza kubana nanjye. Hanyuma wa mwarimu arongera arampamagara, arambaza ngo mbese ugeze hehe, uri hehe? Ndamusobanurira ahantu undi. Arangije arambwira ngo bampe tuvugane. Nabamuha baravugana, nuko bavugana ibintu bijyaniranye n'amafaranga. Harababwira ngo mbese mbohereza amafaranga mu mutegere. Arayohereza, barantegera. Imana tugirire neza cyane. Ahantu mandi hose mba ndi kumusabira umugisha. Imana yamukoresheje iby'imbaraga, imukoresha iby'ubutwari. Hanyuma mva muri ya modoka n'ubundi ngenda n'amaguru. Gusa iyi Imana igufiteho umugambi w'Imana ntaho ujya. Imana tugirire neza. Niba Imana igufiteho umugambi, ntaho umugambi w'Imana ugira ute ujya. Icyo Imana yakuvuzeho kizagira ute, kizasohora. Imana tugirire neza cyane. Hanyuma ndakomeza ndagenda, ngeze hariya mu Kidaho, ndabyibuka muri ya telefone nari mfitemo memory card, inzara yanyishe bimeze nabi. Sinzi ahantu nasomye nsanga ahantu bakora amaradiyo, bakora amatelefone. Ndavuga ati uko biri kose ahantu bakora amaradiyo bakaba bakora amatelefone, iyi memory card bari buze kuyigura. Ndagira nababwira ati mfite memory card mumfashe muyigure. Barambwira ngo zana turebe. Barayireba, ni memory card nari naraguze 3,500. Bayirebye baravuga ngo turaguha ibiceri 500. Ndavuga oya ntago bishoboka. Ibiceri 500 by'amanyarwanda. Ndababwira ngo ntago bishoboka. Hanyuma naragiye ngeze imbere, numva wapi mo ndahameze nabi, nzarimereye nabi. Nsubira inyuma navuga ati reka nje kwakira ya 500. Noneho ya memory card ndayibahereza, barongera barayisuzuma, baravuga ngo ya 500 ntayo tukiguhaye, turaguha ibiceri bingahe? 300.
300 kuri mukadi naguze 3,500. Ubuzima bwose tujya tubwemera tukabucamo bukemera ariko Uwiteka akabana natwe. Icambere upfa kuba ufite amakuru yica Imana yavuganye nawe, yica Imana yagusezeranyije. Reka ngubwire ngo nubwo waca mu bikomeye, nubwo waca mu ntambara zimeze gute, waravuganye n'Uwiteka Imana. Reka ngubwire ngo ntacu uzaba. Reka ngubwire ngo Uwiteka Imana azabana nawe. Uwiteka Imana azakwambutsa inyanja igize ute itukura, niko Tewo yagize ute, niko Tewo yabivuze. Imana itugirire neza. Hanyuma ngo Nehemiya yabwiwe amagambo akomeye, arabwirwa ngo niwubaka utazi kurwana, Tobiya azabisenya nawe uri kugira ute, uri kureba. Humura ukomeze wubake, nubwo uri muhangana na Sanibalati na Tobiya na Geshemu, ariko reka ngubwire ngo Uwiteka ari kumwe. Topestaya bonesile gustinevo. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma byabicane narabyakiriye, maze kubyakira ndagenda nicara hafi y'umuhanda, ariko naragiye nguramo igisheke, maze kuguramo igisheke ndagenda nicara hafi y'umuhanda, ngiriye cya gisheke kirananira bitewe n'igihe nagiye n'imisi nagize ute nagiye. Hanyuma akavura gasanye ngaho kaguye, ivura isa naho inyagiye. Ndabyibuka umugabo niwe waje kunkura aho ngaho, arambwira ngo mbese kubera iki imvura yakunyagiye, ntago wabonye ko imvura iri kugwa? Arangije nkura hahandi, aragenda aranyugamisha. Hanyuma wa mwarimu arongera arampamagara arambwira ngo ugeze hehe. Ndamusobanurira ibintu byose byagiye bimbaho. Arangije arambwira ngo rero niba ugeze aho ngaho nakure umugisha uturutse hanze, ntabwo nshobora kwirengagiza gukora umugisha uturutse aho ngaho ngo ugere hano muri gari. Yesu nashimwe. Haleluya, Imana ishimwe. Hanyuma yarambwiye ngo fata imodoka nugira hano muri gare ndagira ute ndayishura. Nafashe imodoka ndagenda, ngeze muri gare ndayishura. Nta kindi kintu yambajije hasize nga kabiri. Muri iryo joro rero vuye Uganda nararyamye, Uwiteka Imana avugana nanjye. Vugire ngo amina cyane. Nagiye kubona mbona marayika mfashe ukuboko arambwira ngo mwana wanjye reka mvugane nawe. Nakubwiye ko Estaya nzakugirira neza, nakubwiye ko nzabana nawe, ariko ndacyari kumwe nawe. Ngiye kubona mbona mfashe akaboko aranjyana ngeze ahantu nabonaga abantu bafite ingobyi iyi ya Kinyarwanda bajyanye umurwayi kwa muganga. Hanyuma bari mu ngobyi ari abantu 4. Ngiye kubona mbona umwe muri babandi bafashe ya ngobyi avuyemo, umurwayi arataka. Hanyuma marayika arambwira ngo mbese aba bantu 3 babasha kugeza umurwayi kwa muganga? Namubwira ngo ya. Rangije nanjye ndamubaza, ndamubwira ngo mbese kubera ko aba bantu bari 4 ariko hakaba havuyemo umuntu umwe umurwayi agataka? Arangije arambwira ngo aba n'abanyamasengesho bahetse itorero, ariko noneho ntabwo bagisengera itorero, bihugiye barimo barisengera. Niyo mpamvu itorero riri kugira ute, ririmo ritaka. Niyo mpamvu uyu murwayi ari kugira ute, ari gutaka. Nuko abanyamasengesho biringirwaga batakigize ute, batagisengera itorero. Shitani yabateje ibigeragezo, abateza intambara, bituma bihugira barisengera. Gusengera itorero bigira ute, birabura. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma marayika akomeza mfata ukuboko aranjyana ngeze ahantu nabonaga abantu bari gukina umupira, ariko nabonaga ari amakipe 2 ndetse bambaye nifomo zitandukanye. Hanyuma muri abo bakinyi barakina, umwe avuna mugenzi we mu yindi kipe. Hanyuma nangije mbaza wa muntu turi kumwe, ndamubaza ngo mbese aba bantu ko bari barimo bakina, hanyuma umwe akavuna mugenzi we yarangiza akicara, byagenze biti? Arangije arambwira ngo aba n'abantu bakorana umurimo, aba n'abantu babana mu murimo. Iyo mubwiye ibintu bibi, iyo mubwiye amagambo atari meza, aba yarangije kugira ute, kumuvuna. Niyo mpamvu agize ute, yicaye. Arakomeza aranjyana ngeze ahantu mu rusengero, nabonaga bari muri repetisiyo. Imana itugirire neza. Uko buri muntu wese yinjiraga niko marayika yandikaga mu ikayi, kandi wabaga ufite impamvu niko yasangaga perezida akamubwira impamvu yiwe. Hanyuma natangajwe n'umumama umwe wasanze perezida, arangije aramubwira ngo nakerejwe nuko umwana wanjye yarwaye nkamujyana kwa muganga, niyo mpamvu nakerewe. Hanyuma marayika arambwira ngo dore aramubeje kandi presidente arabyemeye.
bikomeye. Arangije arambwira ngo ntabwo ari ukuri, arambwira ngo uzagenda umbwirira abantu banjye bafite inzitwazo ku murimo w'Imana kwajya gukuraho inzitwazo, nuko inzitwazo bafite zikagira ute bakazikura imbere yanjye. Hanyuma marayika yakomeje amfata ukuboko aranjyana ngeze ahantu muri gare, arambwira ngo itegereje urebe. Nagiye kubona mbona marayika afite amatike arimo arahereza abantu, harimo abo yahaga amatike bakayakira, hari n'abo atarayakiraga. Hanyuma abayakiriye yarabafasha bajyana mu modoka, nabonaga ari imodoka ya kwasiteri. Ngiye kubona ngo mbona arimo arabatwara, bageze mu nzira batari bagera iyo bagera mbona batangiye guca hehe mu birahuri. Ndangije mbaza marayika ndamubwira ngo kubera iki bamwe wabahaye amatike bakayemera abandi ntibayemere, ni ukubera iki? Arangije arambwira ngo abangaba ni abantu babwirwa ubutumwa, bamara kumva bimwe ntibabyizere cyangwa se bakanabihakana, ariko none haba abantu babakiriye ni babandi babwirizwa ijambo ry'Imana barangiza bakaryemera, nuko barangiza bakagira ute bagakorera Imana. Hanyuma ndangije namubwira ngo none ko bafashe yari amatike bakinjira mu modoka bakagenda, bagera mu nzira bagaca mu madirisha. Arangije arambwira ngo ariko uko wababonye bose siko uko batangira urugendo siko bazarurangiza. Arakomeza aranjyana angeza ahantu ku rusengero, arambwira ngo hagarara kuri urusengero. Arangije amicombo arambwira ngo nurangara nzaza ngira ute ngukubite. Arambwira ngo nkurindishije ibintu birimo hano muri urusengero, nuramukurangaye nuramuka utabaye maso nzagira ute nzagukubita, kandi ikintu kizaboneka impamvu ngusigiye iki combo ni ukugira ngo uzagira ute uzabimenyesha. Hanyuma abadayimoni barabyumvise, niko navuga, bagira ifuhe baragenda babibwira umwami wabo. Nuko wa mwami wabo nagiye kubona ngo mbona ari kubaha amategeko, ari kubabwira ngo nimugende mu muteze uburangazi, nimwamara kumuteza uburangazi mwinjira mu rusengero, bamwe mu bakubite, abandi mu bateze kuririmba batumvikana, abandi mu bateze kuririmba bateranya imigongo, abandi mu bafata mu bajyane. Nimwamara kubajyana nanjye insinzi yanjye izabigize ute izabibonetse. Hanyuma niko babigenje, baraje banteza uburangazi, binjira muri rwa rusengero, bamwe binjira mu makorari, bamwe babateza kuririmba batumvikana, abandi babateza kuririmba bateranya imigongo, bakaririmba indirimbo ariko birimo bihabana. Hanyuma abandi barabakubita bararyama, abandi barabafata bagira ute barabajyana. Nagiye kubona mbona imodoka ije ntago yanyuraga mu muhanda, ahubwo yatanyaga ahantu hose, ntabwo yacaga mu muhanda, yanyuraga aho ibonye hose. Nagiye kuyibona imodoka bari igiye kungeraho, hanyuma ndangije manika amaboko. Urabizi umuntu yatsinzwe akamanika amaboko aba yemeye amakosa, aba yemeye amakosa. Hanyuma ndangije manika amaboko, nabonaga muri ya modoka harimo inkoni nyinshi, birumvikana ko za ngoni ari njyewe zari zigize ute ziziye. Hanyuma wa muntu ava muri ya modoka arambwira ngo ni ukubera iki warangaye. Ndamusobanurira, arangize arambwira ngo amahirwe ufite nuko wemeye ko wagize ute watsinzwe, kandi naramubwiye ngo naho banyuze nagize ute nahabonye. Arangije arambwira ngo genda umbwirire abantu banjye bari kuririmba batumvikana, ubabwire ko ngiye kuza kandi ko ngiye gushiraho iki iherezo. Arangije arongera arambwira ngo genda ubwire abajyamye babyuke, niba atabyuka nzagaruka ngira ute mbibyukirize. Kandi arongera arambwira ngo genda ubwire bagiye bagira ute bagarutse, nibaramuka batagarutse ngewe nzagaruka ngira ute mbigarurire. Imana itugirire neza cyane kandi Imana idufashe. Reka ngubwire ngo garuka, wemere ujya mu mujishi, wemere utukwe, wemere ukomerekere mu murimo, ariko Kristo ari hafi yo kuza kurangiza ibyo ubona bikugoye. Ntambara zose uhura nazo, bibazo byose uhura nabyo, Imana itugirire neza cyane. Nasomye ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, hari kumbwira ngo nuko Herode amaze gupfa, marayika abwira Yosefu ngo nagarure umwana na nyina, tope esitaya bone, namugarure mu gihugu, kuko ibyashakaga kumwica byagize ute byapfuye. Iri jambo ndangije ntihintege ivuga ngo ibiduhiga bishize natwe tuzagira ute tuzabaho.
Haleluya. ibiduhiga bishize tuzabaho, ibiguhiga bishize uzabaho. Wa mugabo we, wa mubyeyi we, wa musore we, nawe wa mukobwa we, ibiduhiga bishize natwe tuzabaho. Imana itugirire neza. Hanyuma rero ba mu murimo w'Imana kandi ukomere. Imana igufasha cyane. Yesu agushigikire, Yesu akwambika imbaraga, Yesu yongera kuvuganire. Ibiduhiga bishize natwe tuzabaho. Ari ibyagukomerekeje, ari ibyagusitaje, ariko reka ngubwire ngo uyere iri mu kazi. Cyambere ni ukuba mu murimo, ukemerera ubushake bw'Imana bukakubaho. Tope estaya bone. Tugiye gusenga Imana, ariko reka wemerera Imana, reka wemerere Data yongera kubera wongera umubera igikoresho, umwemerera kuyobore, kuko wowe ubwawe wiyoboye ntaho wagera, ariko Yesu aguhaye amakuru, nukuri burya wabasha kugera iyo ugiye. Urashoje, reka ngubwire ngo komera kandi ukomeze kwihangana. Nubwo ibiguhiga byabonetse, nubwo wahuye n'intambara, nubwo wahuye n'ibyagukomerekeje, ariko reka ngubwire ngo ibiduhiga bishize natwe tuzagira ute? Tuzabaho. Niba wumvishe ijambo ry'Imana, kumva ari kugeze ku mutima, kumva utsinzwe n'ijambo ry'Imana, aho waba uri hose wakongera ucinjingi yera, ukabwira Imana ikakubabarira, ukabwira Imana ikakubohora, ukabwira Imana ikongera ikakweza, ukabwira Imana ati Imana hari ibyo nakoze bituma ntaboneka imbere yawe mu maso yawe, ariko ngarutse imbere yawe. Hanyuma tugiye gusenga Imana twingingi yera, tuyibwira ngo Mana tubabarire kandi utwese. Mana Data wa twese, tope estance. Imana igira neza, Imana yambaye ukuri. Jambo ryawe rirera, jambo ryawe n'umuhigi, jambo ryawe rirahiga kandi rikavumbura. Ndakwinginze cyane nyakubahwa Imana Nyiringabo, abantu bazumva ubu buhamya buzagira aho bubakura ndetse buzagira aho bubashira. Nyakubahwa Imana, uzabaha icyerekezo kizima, izina ryawe nirishimwe. Nuko nyakubahwa muririmbye arangije aravuga ngo rakubwira nanjye nibwira, n'iby'akanya gato bikarangira. Ngaho dushigikire, ufashe abantu bawe bumvishe amagambo yawe. Oh haleluya, bagirire neza kandi wongere ububake, babere umunara muremure. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze kubyumvishe kandi urakoze kuhembuye abantu bawe. Uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Kristi, mbega ubuhamya. Yego. Ubugi wambutse amahanga udateze, utazi ukuntu bigenza. Yego. Ubundi bajya bakunda kuvuga ngo Yosefu, Yosefu bene se bamugambanira. Yego. Akagira mwakira gihugu, bari bamwoherejeho ngaje kuba y'umutware. Wow. Niko bibese. Byari ibihamya byo kugira ngo uyu munsi uhamirize Imana yuko ari nyamaboko. Yego. Kristi turagushimiye. Murakoze. Yego, ni jambo abwira umuntu ufite amasezerano y'Imana ariko yatinze gusohora. Namubwira abantu bafite amasezerano we datinze gusohora, icambere Imana ipfa kuba yaravuganye nawe, akaba yibitseho amakuru. Iyo wibitseho amakuru ukibikaho nsayimana, ukibikaho yuko Uwiteka azakugirira neza, ni ukuri reka ngubwire ngo amaherezo nubwo byatinda ariko bizasohora. Yego. Yego, nakomera shikame kandi Imana ntigibeshya. Umubyeyi umunsi twasuye nawe, Imana yasohoje isezerano ryo kujya mu ndege, twarimo tugana tubwira ukuntu byari bimeze, twumva twongeye gukomera imitima. Haleluya. Umuntu wese ufite isezerano ry'Imana nakomere, nzi neza yuko izarisohoza. Nukuri. Kristi, reka tugushimire, twifurize kugubwa neza muri byose kandi ukomeze ushikame mu Mana. Nzi neza yuko hari byinshi bikomeye izakugenda gukoresha, bizagenda binahimbura imitima ya benshi. Reka dushimire nawe urudukurikiye kuva ku itangira ry'ikiganiro kugeza kuri iyi mpera yacyo. Tukwifuriza umugisha w'Imana nawe kandi tukubwire ngo komeza ukomere muri Kristo, ejo ni heza. Yego. Kristi, utaraducika watwemera ukaduha contact zawe kugira ngo wenda umuntu wakifuza kugusobanuza byinshi kuri iki kiganiro cyangwa kuri ubuhamya abe yakubona byoroshye. Murakoze. Yambona kuri 0788 51 Yego. 34 65. Yego. Yambona kuri 0788 51 51 34 65. Imana ibahe umugisha. Kuri WhatsApp
iba no kuri WhatsApp. Yego, ubwo umuntu wifuza gusengana nawe, umuntu wifuza kugira byinshi gusobanuza ku bintu bijyanye n'inzira y'agakiza yakubona kuri izo nimero. Yego baguhamagare kandi namumugira ngo irakora. Aya ni biso bazamura amafoto y'umukozi w'Imana. Yego. Christine utaha. Murakoze. Yego.